Uwiteka Imana yacu ishyirwe hejuru. Nshuti mwene data tugiye kubana muri aka kanya, Imana iguha umugisha. Muri kumwe na Pastor Jean Jacques. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 12, turasoma umurongo wa 16 n'umurongo wa 17 muri icyo gice. Reka dusome. Kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu, waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuragwa umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana nubwo yabishakaga cyane arira. Ndagira ngo muri iri jambo dusomye tuganire ngo irinde gukerensa iby'Imana. Inkuru za Esawu umuhungu wa Isaka n'imyitwarire ye yamuteye kuba urugero rubi rwo gukerensa iby'Imana tuzisanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 25 cyane uhereye ku murongo wa 27. Uyu Esawu yavukanaga na Yakobo. Esawu ari we mfura. Imfura mu muco wabo yabaga ifite umurage w'imigabane 2, mu gihe ku bandi wabaga ari umugabane umwe ku butunzi bw'umuryango. Hakiyongeraho no kuba shefu w'umuryango ndetse n'indi migisha yo mu buryo bw'umwuka. Imfura yashoboraga kugurisha uyu mugabane cyangwa kuwutanga ikawuha undi muntu. Mu migenzo yabo byari byemewe, ariko iyo yabikoraga yabaga yiyemeje gutakaza byose, byaba ibintu ndetse na ya migisha yose twavuze haruguru. Icyo nicyo Esawu yakoze kubera irari. Esawu yatanze umurage w'umwana w'imfura kubera igaburo rimwe gusa ry'ako kanya. Usanga kenshi ibyemezo umuntu afata mu buzima adafata akanya ko kubanza gushishoza ku byo agiye gukora. Ubuzima bwa Esawu bwagiye burangwa na bene aya mahitamo yamuzaniraga kwicuza ashaririwe nyuma y'igihe runaka. Byaramugoraga kubanza kwibaza ku ngaruka icyo agiye gukora kizamuzanira nyuma. Yireberaga ku cyo ararikiye ako kanya, ntatekereze ku byo atakaje by'igihe kirekire mu gikorwa agiye gukora. Kugurisha umurage we w'umwana w'imfura isahani imwe y'imboga zitetse neza ni urugero rwa mbere rutwereka neza iyi myitwarire ye. Ikindi, yashatse abagore ababyeyi be bari bamubujije kuko yishingikirije gusa ku byifuzo bye, bityo nabyo abyicuza amazi yarenze inkombe. Intege nke za Esawu zishingiye muri make kuri ibi. Imbere y'icyemezo gikomeye yahisemo igisubizo kimufasha gusa gukemura irari rye ry'ako kanya, aho gutekereza ku ngaruka bizamugeraho mu gihe kirambye. Cya kabiri, yababaje ababyeyi be ashaka abagore b'abanyamahanga, icyari ikizira mu Bisirayeli. Ese twebwe niki twiteguye gutanga ngo tugere ku byo turarikiye? Bijya bitubaho ko tumva twiteguye gutanga icyo ari cyo cyose ngo twimare irari ryacu ry'ako kanya? Ujya wumva watanga urugo rwawe cyangwa umuryango wawe, uwo mwashakanye, ubunyangamugayo bwawe, umubiri wawe, ubugingo bwawe, ukaba nka Esawu ntumenye ikigufitiye agaciro, ukirebera ku byo urarikiye ako kanya gusa? Imana ikurinde kurengwa n'irari ngo uhubuke bitume ibyo urarikiye ubigurana iby'igiciro byawe kandi byari iby'iteka ku buzima bwawe. Wishukwa n'ibyo urarikiye ako kanya ngo bigutware umutima, ahubwo uha agaciro kureba ku Mana, kuko ari byo bigufitiye inyungu z'igihe kirekire
haba muri ubu buzima turimo ndetse n'ubuzaza nabwo. Ubusabane bwihariye hagati yawe n'Imana bukwereka intego nyayo yo kubaho kwawe, bukanagufasha kugendera umunsi ku wundi mu nzira zayo. Imana iguha umugisha mushiki wanjye, mwene data. Imana iyobora ibitekerezo byawe kugira ngo ibyemezo ufate uyu munsi no mu minsi iri imbere bye kuba nk'ibya Esawu, ahubwo bibe ibyemezo wabanje gutekerezaho no gushishoza kugira ngo biguheshe ubuzima bwiza bwo kubana n'Imana no kuyoborwa nayo mu gihe cyawe kiri imbere, kandi bizaguheshe kurama mu munezero n'amahoro. Imana iguha umugisha kandi kugirire neza mu izina rya Yesu. Amen.